guys, I'm with my girl Madi and my boy Dylan behind the camera. Today we're taking you along with us to the expo to show you the full expo. So guys, we are at the entrance. I already have my badge, Madi. Mu mujyi udasinzira havugwa inkuru nyinshi ku mukobwa witwa Kate Bashabe. Abamuzi bavuga ko ari mwiza wiyubashye kandi ufite ubushobozi budasanzwe mu by'amafaranga. Ibyo byatumye izina rye ryumvikana hose ariko binamushyira mu rujijo rw'urukundo. Abasore benshi bamureba bakamwibonamo inzozi ariko bakagira aho bakagorwa no kumwegera. Bavuga ko amafaranga afite abatera igihunga ndetse bakibaza ibibazo byinshi. Batese namuvugisha iki? Namuvugisha ne? Ese ntiyabona ndi muto mu bushobozi? Ibyo gutinya byatumye Kate asa n'uwitandukanya n'abantu. Atari uko abyifuza ahubwo ari uko bamwihunza. Nubwo agaragara nk'udakeneye undi, amakuru ava hafi ye avuga ko Kate Bashabe yifuza urukundo nyarwo. Akifuza umukunzi utareba amafaranga ahubwo akamureba nk'umuntu usanzwe ufite amarangamutima n'umutima wifuza gukundwa. Yifuza umusore utamutinya kubera konti yo muri banki, ahubwo akamutinyuka akamuvugisha akoresheje umutima. Kubwe urukundo si imibare, ni ukumvikana, gusangira inzozi no guseka nta bwoba. Ikibazo kiri, ese hari uzatinyuka kumwegera Kate Bashabe akamwereka ko urukundo ruruta amafaranga? Iyo ni inkuru ikiri kwandika, ariko mu gihe ukurikiye inkuru yacu byose ushobora gusobanukirwa. Tubahe ikaze muri iki kiganiro aho ugiye gusobanukirwa byinshi kuri Kate Bashabe, uze kumva inkuru yigeze kumuvugwaho n'icyamamare rurangiranwa mu mupira w'amaguru witwa Sadio Mane, umunyasenegal. Mukuru uyu munsi uri gukina mu Barabu aho se akinira ikipe ya Liverpool. Muri ibyo byose uraza gusobanukirwa. Azwi na Kate Bashabe, afite amazina bwite ubundi yitwa Katarina Bashabe. Yavutse kuwa 9 Nzeri mwaka w'1990. Umunyarwandakazi w'umushabitsi akaba umujejeta franga washinze icyitwa Kabash Brand na Kabash Susi Organisation ikora ibikorwa by'urukundo. Yamenyekanye bwa mbere ubwo yabaga nyampinga wa MTN mu mwaka wa 2010 ndetse aza kuba Miss Nyarugenge mu mwaka wa 2012. Mu mwaka wa 2010 ari uwo mwaka amaze nkubwira ruguru, uyu Katarina Bashabe yatsindiye amarushanwa ya Miss MTN ndetse na ambasaderi wa MTN muri uwo mwaka. Mu gihe yari arangije amashuri yisumbuye, yanatangiye gutanga service za protocole ku masosiyete menshi nka MTN, Ferwasi n'ibikorwa by'amasosiyete. Mu mwaka wa 2011 Bashabe yabaye umuyobozi ushinzwe kugurisha no kwamamaza ibicuruzwa muri farumasi ya Lake. Nyuma yo gukora muri farumasi ya Lake imyaka hafi 2 muri 2012, yatangije sosiyete ye itumiza mu mahanga, aho yatumizaga ibicuruzwa nk'imodoka, imyenda, ibikoresho byo mu nzu mu izina ry'abakiriya. Nyuma y'amezi make cyane yahisemo gukurikiza inzozi ze zo mu bwana mu myambarire, maze akingura inzu y'imyambarire ya Kabash Brand mu mwaka wa 2013. Iyi nyubako yaramamaye cyane ndetse n'uyu munsi igezweho. Icyo gihe yaguye ashyiraho ubucuruzi bwa kabiri, aho yibanze ku gishushanyo mbonera cy'imbere, ubukorikori bwa Afurika, byose munsi ya label ya Kabash Brand. Uyu Katarina Bashabe cyangwa se Kate Bashabe yatumiriwe kwitabira ibirori mpuzamahanga byerekanwa muri Amerika mu mwaka wa 2016 na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa bya Kabash Brand mu mahanga no kwagura abakiriya be. Nyuma yo gutsinda mu mwuga we, Kate Bashabe yahisemo gusubiza mu muryango we. Mu mwaka wa 2017 yateguye ibirori by'urukundo, abahanzi baho bakoraga live bagiye gutera inkunga abana bakinnye mu Rwanda. Amafaranga yakusanyijwe muri iki gikorwa yerekanwe mu gutera inkunga abanyeshuri barenga 500 bo mu Rwanda. Yahise anashyiraho Kabash Cares. Muri 2018 Kabash Cares cyari igikorwa gitera inkunga abanyeshuri batishoboye mu bukungu no mu bikoresho by'ishuri. Mu mpera z'umwaka wa 2019 uyu munyarwandakazi yagaragaye mu mujyi wa Liverpool ndetse yitabira umukino wa Liverpool na Norwich wabaye kuwa 17 Ukwakira 2019. Iyi nkuru mu byibuka yaratrendinze cyane. Ibi rero byazamuye inkuru nyinshi zavugaga ko yaba afitanye urukundo rukabije n'ikirangire cyo muri Senegal
cyitwa Sadio Mane, akaba na rutahizamu wa Liverpool. Gusa Katie Bashabe iki gihe yari yagaragaye muri quartier za Merseyside, dore ko ariho kipe ya Liverpool yabarizwaga. Ariko Katie Bashabe we avuga ko yari ari mu maduka yaho yigurira umwambaro wo kujyana kuri match. Mu ijoro rimwe rituje cyane, uyu mukobwa mwiza w'agatangaza cyane witwa Katie yari yicaye wenyine, telefone iri imbere ye, hari ubutumwa bwinshi bw'akazi, amasezerano mashya n'amahamagara yo kwishimira intsinzi. Ariko umutima we wari ahandi ku buryo utabyumva. Yahumetse cyane maze afata telefone, hanyuma ahitamo nimero itarizwi na benshi. Yandika ubutumwa bugufi bugira buti: amafaranga siyo nshaka kuvugisha, ndashaka umutima udatinya. Muri aya magambo, ku muntu ukurikiye kino kiganiro, muri aya magambo yavuganye agahinda gutya, hari byinshi asobanuye. Nayo mpamvu tubasabye gukanda subscribe kugira ngo ubutaha ntimuzacikwe n'inkuru y'uyu mukobwa w'agatangaza, umukobwa wagerageje gukora ibidashoboka ariko bigashoboka. Kuri uyu munsi wa none ni gake cyane uzigera ubona umukobwa uzanyura mu nzira z'uyu mukobwa yanyuzemo. Gusa nubwo yageze kuri byinshi kandi bihambaye, nawe hari umutima umurya. Tubahe ikaze mu gice cya kabiri kuri Katie Bashabe, ukande subscribe ubutaha tuzabonana.